Yes, ndabaramukije inshuti bavandimwe muhererose mu mpane z'isi njye ubaramusande Lion ndamuru kuri mikoro ndabakunda cyane. Reka rero dukomeze kubabwira kugenda mukora subscribe ndetse no kugenda mukora share na comment ku biganiro tugenda dukora, hanyuma muduhe ibitekerezo. Ushobora kutwandikira mu by'ukuri ukatubwira imwe mu ngingo wifuza twaza kuganiriraho muri bino byegeranyo tugenda tukugezaho kuri icano yanyu. Kora subscribe kuko ni igikorwa cy'ubutwari waba ufatanyije natwe gukomeza kubaka runo rukuta duhuriraho kandi urukuta rw'ubwenge. Reka tubagezeho rero imwe mu nkuru ziri kugenda zikwirakwira ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikira hano mu Rwanda ndetse n'amateleviziyo mpuzamahanga. Imirimo yo kubaka uruganda rutunganya umusaruro ukomoka ku bihingwa ndetse by'umwihariko ku rumogi mu Rwanda igeze ku kigero cya 70%. Imirimo yo kubaka uruganda ruzajya rutunganya ndetse rukanahinga ikimera cyangwa se igihingwa cyitwa urumogi. Abantu benshi baratangaye, ariko imirimo yo kubaka uru ruganda ruzajya rutunganya ndetse rukanita ku musaruro w'ubuhinzi bw'urumogi rukubakwa mu karere ka Musanze igeze ku kigero cya 70%. Bigateganywa ko urwo ruganda ruzaba rwuzuye muri Nzeri 2024. Muri Kamena 2021 nibwo hasohotse iteka rya minisitiri ryerekeye urumogi n'ibirukomokaho, rigena ibigo ndetse n'ahandi hantu hakorerwa ibikorwa bijyanye no guhinga, gutunganya, gukwirakwiza no gukoresha urumogi n'ibirukomokaho. Itangwa ry'uburenganzira bwo kubaka n'amabwiriza y'umutekano agomba kubahirizwa. Ibyo byose bikaba byaratanzwe 2021 bitanzwe n'iteka rya minisitiri. Mu by'ukuri mu mwaka w'ibihumbi 2023 urwego rw'iterambere RDB cyangwa se Rwanda Development Board rwagaragaje ko ruteganya gushyigikira cyangwa se gushishikariza abantu gushora imari mu buhinzi bugezweho bw'urumogi, aho rwari rukeneye uru rwego rwari rukeneye nibura ishoramari rya miliyari 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ubu ikigo cyiyemeje kubyaza amahirwe icyo gihingwa cy'urumogi ni kizwi nka King Kong Organic. Icyo kigo cya mbere mu gihugu cyabonye uruhushya rw'imyaka 5 rutangwa na RDB cyangwa se Rwanda Development Board hagamijwe kubyaza umusaruro icyo kimera cy'urumogi. King Kong Organic igaragaza ko yiyemeje gushora imari igaragara muri iki gihingwa cy'urumogi bitewe nuko yamaze gushora ku ikubitiro yashoye miliyari zirenga 13 z'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa byo kugura imashini, kubaka uruganda, kwishyura imishahara y'abakozi, gutanga ingurane z'ubutaka bw'ahari kubakwa urwo ruganda, gutumiza imbuto z'urumogi zihinduriwe uturemangingo n'ibindi. Umuyobozi wa kino kigo King Kong Organic witwa Len Joseph yabwiye The New Times dukesha iyi nkuru ko byari biteganyijwe ko urwo ruganda rusozwa muri Gicurasi 2024, ariko mu by'ukuri bitagezweho, ahubwo byitezwe ko urwo ruganda ruzuzura mu cyumweru cya mbere cya Nzeri 2024. Ati imirimo yo kubaka uru ruganda rutunganya urumogi igeze kuri 70%, ndetse twiteze ko icyumweru cya mbere cya Nzeri 2024 ruzaba rwuzuye rwose. Uyu muyobozi yavuze ko ibikorwa byo kuvana amavuta muri icyo gihingwa cy'urumogi bazabifashwamo na leta yiyemeje gutanga arenga miliyari 3.9 y'amafaranga y'u Rwanda. Icyakora igice kinini cyayo mavuta kizajya cyoherezwa mu mahanga. Iki kigo giteganya ko byibuze kizajya gisarura urumogi ibiro 5,000 mu by'ukuri kuri hegitari. Rwanda Development Board yamaze gutanga hegitari 35 z'ubutaka bwo mu karere ka Musanze
ku bashoramari batanu bagaragaje yuko bashaka mu by'ukuri guhinga iki gihingwa cy'urumogi. Guverinoma y'u Rwanda kandi yiyemeje gushyira ibikorwa remezo nk'imihanda, inzitiro ku hazakorerwa ubwo buhinzi bw'urumogi. Izatanga kandi n'ibirimo za kamera z'ubugenzuzi hirindwa ko urumogi rwakwirakwizwa mu baturage, ndetse n'amashanyarazi azakenerwa muri ibyo bikorwa by'ubuhinzi ndetse no gutunganya umusaruro w'urumogi. Ni ibikorwa bikomeje gushorwamo imari cyane, kuko nko mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2023-2024 Rwanda Development Board yari yateganyije miliyoni 700 mu mushinga mugari wo guhinga urumogi. Ndetse muri uyu mwaka wa 2024-2025 uru rwego rwateganyije miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu y'iryo shoramari ryagutse ni uko urumogi ari imari ishyushye mu by'ukuri, bigateganywa kandi ko ruhinzwe kuri hegitari rushobora kwinjiza nibura arenga miliyari 10 urugereranyije n'ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika bishobora kuva ku ndabyo zahinzwe kuri ubwo buso, nka kimwe mu bihingwa nabyo byihagazeho muri iyi minsi. Ubu buhinzi bwako ku mugongo w'ingona mu by'ukuri hagamijwe ubuvuzi bufite agaciro kari hejuru cyane, kuko biteganyijwe ko uyu mwaka uzarangira kageze kuri miliyari zirenga 20 z'amadolari y'Amerika mu isi. Ibihugu nka Nigeria, Ethiopia na Maroc biri muri bimwe byamenya agaciro mu by'ukuri k'iki gihingwa cyako ku mugongo w'ingona. Mu by'ukuri usanga byarashoyemo imari ihambaye cyane, kuko nka Nigeria yashoyemo arenga miliyari 150 z'amadolari y'Amerika. Ethiopia yashoyemo arenga miliyari 90 z'amadolari y'Amerika, ndetse na Maroc yashoyemo miliyari zigera muri 30 z'amadolari y'Amerika. Icyakora nubwo mu by'ukuri ruri guhingwa cyangwa se kuruhinga byemewe, ariko kurukoresha no kuruhinga bitemewe n'amategeko byo bihanwa n'amategeko, kuko igihano kiracyari cya kindi, ndetse bitewe n'uko mu by'ukuri urumogi rwakoreshejwe. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga batese mu by'ukuri koko abaturage b'u Rwanda baba bagiye kwemererwa kujya bakoresha urumogi mu ruhame ndetse n'uko babishaka. Oya, ntabwo ari byo, ndetse kuko nta naho bihuriye, kuko urumogi ruri guhingwa mu gihugu cy'u Rwanda ruzajya rukoreshwa mu bijyanye n'igisata cy'ubuvuzi, ndetse urumogi ahanini rukazajya mu by'ukuri rukoreshwa cyane mu mahanga, rwoherezwa mu mahanga, nk'uko mu by'ukuri bigenda no ku ndabyo cyangwa se icyayi n'ikawa. Ukaba usanga rero mu by'ukuri abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye ku buhinzi bw'urumogi mu Rwanda, ariko mu by'ukuri icyo twababwira kuri ubu buhinzi ni icyo ngicyo. Reka tubabwire rero ni inkuru yakomeje kugenda ibakasa amatwi mu matwi y'Abanyarwanda, aho abapolisi barenga 50 bahawe imyitozo kabuhariwe ku buryo bazajya barinda abakuru ndetse n'abayobozi b'igihugu bakuru. Abapolisi bagera kuri 50 basoje amahugurwa yo kurinda abanyacyubahiro. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Kanama 2024 abapolisi 50 basoje amahugurwa ajyanye no kurinda abanyacyubahiro yaramaze ukwezi n'igice atangirwa mu kigo cy'abapolisi cy'amahugurwa mu by'ukuri Imayange mu karere ka Bugesera. Ni amahugurwa yatanzwe hafatanyijwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda n'urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu icya Katari Rekwire. Mu by'ukuri abanyakatari aribo ndetse ubona bari ku ruhembe rw'imbere mu bijyanye n'umutekano w'abayobozi bakuru muri Afurika, bakaba aribo bakomeje gutanga mu by'ukuri urutonde rw'abapolisi batsinze ndetse bari ku rwego rwo kuba barinda baba bakuru b'ibihugu ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu. Umuhango
wo kuyasoza ku mugaragaro ukaba wayobowe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa DGP Vincent Sano. Mu ijambo yavuze asoza ya mahugurwa, DGP Sano yavuze ko kubaka ubushobozi biri mu byibanze polisi y'u Rwanda ishyiramo imbaraga, bityo ko aya mahugurwa abimburiye ibindi byiciro bizakurikiraho mu bihe biri imbere. Yagize ati iki nicyo cyiciro cya mbere cy'amahugurwa atanzwe binyuze mu bufatanye n'abavandimwe n'inshuti zacu za Katari. Ndashimira byimazeyo Lekwaya kubw'iyi nkunga ibimburiye izindi gahunda nyinshi z'amahugurwa mu by'ukuri ari ku rwego rwo hejuru z'umutekano. Mu by'ukuri mu buryo abasirikari ndetse n'abapolisi barinda abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma baba bafite imyitozo ihambaye, nibyo Sano yakomeje ashingiraho ashimira aba bayobozi ndetse n'igipolisi cyo muri Katari n'u Rwanda bwashyizeho ifatizo rikomeye ryatumye hategurwa ibikorwa bifite inyungu ku mpande zombi mu byiciro bigiye bitandukanye by'ubufatanye mu by'umutekano w'imbere mu bihugu byazo ndetse ku mutekano uri ku rwego rwo hejuru ku buryo abapolisi nabo bagiye kujya barinda abakuru b'ibihugu. Yashimiye kandi umusanzu w'abatanze amahugurwa ku bunararibonye bw'indashyikirwa bakomeje kugenda bagaragaza gutanga amahugurwa. Avuga ko nta gushidikanya ko ubumenyi n'ubuhanga basangijwe n'aba banyeshuri cyangwa se aba bapolisi bazakomeza kugenda mu by'ukuri babikora uko ibihe bizajya biha ibindi. Yibukije abasoje amahugurwa ko byumweru bikeya bishize bahugurwa ubumenyi nabo bahawe bagiye kugenda bakabukoresha, kandi uko amahirwe azajya agenda aboneka, Sano yayemeje ko bazajya bakomeza kugenda bahabwa ayandi mahugurwa yisumbuyeho. Mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka nibwo hashyizwe amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano yashyizweho n'umukono n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP CG Fregis Namuhoranye n'umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano rusange muri Katari. Yitezweho gufatanyiriza hamwe mu bijyanye n'umutekano no kurwanya ibyaha birimo iterabwoba, ibyaha byambukiranya imipaka, icuruzwa ry'abantu no gukwirakwiza ibiyobyabwenge, ubucuruzi bw'intwaro n'amasasu, iyezandonke n'ibindi byaha bifitanye isano, ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ruswa ndetse n'ibindi. Reka rero izi nkuru ndetse n'ibindi byegeranyo by'ubwenge turakomeza kugenda tubagezaho kuri iyi channel yanyu. Mu by'ukuri tuze gukomeza kubasaba gukora subscribe, gukwirakwiza izi nkuru z'ubwenge, ndetse mu by'ukuri muduha na comment. Andika comment, ushobore kuba wakandika muri comment yawe umutima wanjye nanjye nkweguriye kwiga, hanyuma utanga igitekerezo mu by'ukuri kubyo wakumva twakomeza kujya tugenda tuganiraho. Turabakunda cyane. Njye bategurira nkanabagezaho ibi biganiro ni Lion Damuru 777 kuri Mike. Ndabakunda byimazeyo muri inshuti zacu zakadasohoka. We love you so much. Ciao ciao. Hasta mañana.